Hello, good morning, good afternoon, good evening, whatever it is. Ndabakiriye kuri YouTube channel yanjye aho utuntu twose tw'ubwenge dusigaye tunyura. The best YouTube channel in Rwanda in the name of Jesus. Ufunguye video kubera ko uri umubyeyi cyangwa kubera ko ugiye kuba umubyeyi. You're welcome. Ahangaha intero ni utuntu dushya nawe nka tugusangiza twembi tugakurira hamwe. I learn, you learn, we grow together. English accent guys iranze ariko nta kibazo tuzaba tuvuga yacu muri Africa because why not? So iki ni cya gitabo cyacu abagikurikirana barakizi, The Rules of Parenting, amategeko n'amabwirizwa cyangwa se amahame yo kurera abana. Of course nkunda kubivuga ko ntago ari amategeko nkaho ari formulaire ngo nuyakurikiza ni itegeko ko abana bazamera neza cyangwa se ko bazavamo abantu ushaka kuba babo, ariko byibuza uwanditse kino gitabo ariwe Richard Templar, ni umubyeyi wagize abana bari successful kandi yakorekitinze cyangwa se yagiye akura n'ibitekerezo mu bandi babyeyi batandukanye yakoranye nabo babaye successful cyangwa se babashije kugira abana bazima. So nimba utarebye ibice byabanje please nashyize link muri description, ushaka kugenda ukareba ibice byabanje kugira ngo nawe ukurikirane kino gitabo kuva aho cyahereye kugeza uyu munsi. Itegeko rikurikiraho riravuga ngo ujye wubaha umwana wawe. Hari ukuntu ababyeyi twumva ko kuba umuntu ari umwana wawe biguha uburenganzira bwo kumutegeka uko ushaka, bwo kumubwira icyo ushaka, kandi ukumva ko ugomba kugikurikiza uko ukimubwiye, we nta jambo agira, nta burenganzira ajya bwo gutanga ibitekerezo, ibintu byose aricishwa amategeko ari ayawe 100%. No, ikintu bizakuviramo ni uko umwana wawe nawe azahinduka umuntu umeze gutyo. Nakura akagera igihe cyo kuba umuntu ufite imbaraga cyangwa se authority, azaba wa mwana utegeka abandi, wumva ko abandi bagomba kumwumva, ibintu bigomba kugenda nk'uko abishaka, kandi afata pinagaze abandi bana bari hasi yiwe. Ni naba bana usanga bagiye muri internet bagahinduka abana banyuzura abandi. Kubera iki? Nawe waramunyuzuye. So iga kubaha umwana wawe. Nimba umwana wawe ageze igihe atagishaka ko umusanga muri toilette, that is their privacy. Muhe privacy yiwe, umureka akora ibyo akora muri toilette. Nimba umwana amaze gukura ukaba utakibasha kwinjira mu cyumba cy'uko wiboneye, komanga, ni umwana wawe ariko komanga. Umwana wawe ugira igihe cyo kumwumva, wumva ibitekerezo bye kandi umwereke ko ibyo avuga nabyo bimataringa. Nimba ushaka no kubipfobya ibyo avuze, ntubipfobye direct, ahubwo ubipfobye gake gake mu bwenge, utamushyize hasi, utamubwiye direct. So kubaha umwana wawe bizamwigisha no kubaha abandi. Azakura azi ko abantu bubahwa, agomba kubaha abandi, nawe bakagira gute, bakamwubaha. Good. Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo abana bawe bakeneye umwanya wawe. Dufite ababyeyi kubera ukuntu isi isigaye yuzuye ibisazi, amafaranga yarabuze, ewana yirwa yirukanka, abana ntibamubona, nta mwanya bagirira, yagiye kubashakira amafaranga. Kubera iki? Hari igihe wowe ubwawe warakuze nta mafaranga ahari mu rugo, ukavuga uti abana nubwo nababyaye nzabakorera kugira ngo bagire ibyo ngiye nifuje, simbibone. Ariko ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko kutakubona nabyo bishobora kubagiraho izindi ngaruka. Wowe utagize kubera ko maybe ababyeyi bawe barabakene kuko batakoraga cyane, babaga bahari, presence yabo warayibonaga yari ihari, izo manka ntazo ufite mu mutima ko bari bahari, cyangwa se n'akazi kabo wenda kabemereraga kuba mu rugo cyane. Ariko hari n'izindi ngaruka zizana no kuba umubyeyi wawe ari absent cyangwa se adahari. Abana bakeneye umwanya wawe, gira igihe wicane nabo, uganire nabo, bacira imigani, mubare inyenyeri, murebe wa mugore ukoreye umwana n'inkwi ku mutwe uri mu kwezi, mujyane muri siporo, mutemberane, mujyane kuri shop, muganire, mukine, anything, murebane filime, anything. Abana bakeneye umwanya wawe. Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo it is not about you, it is about them. Kuva umunsi wabyaye ntabwo ubuzima bwawe buba bukiri ubwawe, okay? Ubuzima bwawe bwose buhita buhinduka bugahinduka ubw'abana. Ni nayo mpamvu niba uri kundeba ikiganiro utarabyara ubizi neza, nubyara hari ibintu byinshi cyane bizahinduka. Ibyo kuvuga ngo icyo ukeneye cyose urakigura, aho ukeneye hose urahajya, igihe cyose ubishakiye, uwo ushaka wese ugendana nawe. Hari n'inshuti bizagusaba kureka kubera ko abana bawe nibakubonana nazo
bizaguha isura mbi. So it's not about you anymore. Ibintu byose bitangira kuba iby'abana. Hari ibintu utagishobora gukora nk'umubyeyi, hari amagambo utagishobora gukoresha nk'umubyeyi, hari abantu bamwe udashaka kugendana, hari imyenda utagishobora kwambara kubera ko wabyaye, hari inkweto, hari makeup, hari imisatsi uba utagishobora kwambara cyangwa se gukora kubera ko wabyaye. So nta bintu byo kuba umubyeyi ngo usubire gusirenga nka bya bindi bya kera. Menya ko wabyaye, utuze, wifate nk'iki umugore, kuko nutifata nk'umubyeyi bizakomeretsa abana bawe mu buryo bumwe. Bishobora no gutuma badevelopinga imico runaka wenda bakubonaho, ejo bazagera hanze bajya babikora abandi bana bakabareba bakavuga ati aba bana ni abasazi. Kubera iki? Wowe nka nyina, wowe nka papa wabo, hari imico utahinduye kuri wowe. Kunywa amatabi, kunywa imogi, ubwasamo ubwo ari bwo bwose, warabyaye, tuza. Now you start doing what is best for your children, not for you. It's not about you anymore and it will never be about you anymore. Okay? Irindi tegeko ravuga ngo isuku nyinshi ntabwo ari ngombwa. Dufite ababyeyi guys bari obsessed n'isuku. Bashaka isuku, utuntu twe atarabyara twabaga turi ku murongo, akantu kose aza aho yagashyize, utuntu twose turi straight tumeze gutya. Iyo ubyaye biba bihindutse and it is totally fine. Abana bangiza ibintu, bamenagura ibintu, bamena ibiryo hasi, ibintu birabura, aho utereka ikintu ntabwo uba ukihazi. Ntutekereze ko ubuzima bwawe buzongera kumera nk'uko wari umeze kera, utuntu twawe twose turi ku murongo. Ubuzima buba buhindutse. Okay? Ubuzima buba buhindutse. Isuku nyinshi ntabwo ari ngombwa. Rimwe na rimwe icana n'abana bawe muri uwo mwanda bateje, mwe wicaremo, mutuze mutunganirwe. Ntabwo ari nk'uko abantu bahoza kuri pressure, mukoropa aha, kina mu kivana ahangaha, mwabaye mute, warasize. Nope. Isuku ntabwo ari ngombwa, muzicara muri ako kavuyo n'ibintu byose n'amasazi atumuka, nta kundi nyine n'ibyo. Kugeza igihe muri bubonere imbaraga mukabikora, cyangwa se ugashaka n'umukozi akabikora, whatever. Okay? Kuba umubyeyi mwiza ni risk ikomeye kandi ugomba kugira imibare ukanabyitonderamo. Ibyo ni ryo tegeko rikurikiyeho. Icyo nshatse kuvuga aha ngaha ni iki, cyangwa se icyo Richard Templar yashatse kuvuga muri iki gitabo ni uko ni risk. Kubyara ni risk. Cyane cyane ababyeyi babyara abana b'abahungu barabizi. Abana b'abahungu barakubagana. Abana b'abahungu barakubagana, burira ibintu, bakurira ibiti bagahanuka, bakamenagura ibintu, bakabura bakajya kuzerera. Abana b'abahungu ni ikibazo cyane cyane iyo bakiri batoya. So, ni risk ikomeye. Umwana numusanga mu kintu kimeze nka risk. Nko muri iki gitabo yatanze urugero rw'ukuntu ngo akiri umwana murumuna we yuriye igiti, arangije arahanuka, ariko ahanutse ntiyagwa hasi ahubwo afatwa n'irindi shami. Mama we asohotse asanga umwana ararereta mu kirere. Yavuze ngo nk'umubyeyi yari afite option zo kuvuza induru akavuga ati ndapfuye, akahita akanga n'abana na wa wundi unagannye mu giti akahita yikubita hasi, cyangwa se afite option yo guceceka agashaka uburyo abihanduringa nkaho nta kibaye. Ariko avuga ko ngo mama we yabanje agatuza, akabara agashyiramo imibare, ateza ukuntu agiye kuhamuvana mu buryo buri safe, atamuteye hamuka, atateye n'abandi banihamuka, nawe ubwo atiteye hamuka. Ibyo turabizi muri Afurika ibyo twirirwamo. Uwo mwana ushobora gusohoka musanga n'agaruka ati yewe gatata we kigwa cy'icyaha kizaza gute, ukamumara amara kumumanura ukamukubita ukamumara yamujinya wose. Guys, Afrika ubundi dukuzwa na Nyagasani wenyine. So kuba umubyeyi ni risk ikomeye kandi ugomba kubyitonderamo, ukabikiramo imibare myinshi, kuko na reaction yawe ubwayo ishobora gutuma umwana agira iyindi hahamuka cyangwa se akanakomereka kurusha uko yari gukomereka ku mutima cyangwa no ku mubiri. Okay? Bityo twarakunginga ikurikira ivuga ngo abana nabo barahangayika kuko nabo ni abantu. Nk'uko nk'umubyeyi uhangayika, n'abana nabo barahangayika. Nk'uwo mwana wari unagannye mu giti, uko biri kose nawe yari yahangayitse, yibaza ukuntu agiye kwidunda hasi akamena umutwe cyangwa umugongo. Muri situation iyo ari yo yose, abana nabo barahangayika. Nimba ubabaye nabo barahangayika. Nimba minerval idahari, ukaba wabwira uti nta minerval muretse kujya ku ishuri, nabo ni abantu barahangayika. Ntabwo ari ngombwa ko utekereza yuko batumva feelings zawe, batumva uko umerewe, batumva agahinda kawe, cyangwa se ngo bature imijinya, bature imishiha.
abana nabo ni abantu, okay? Kuganira no kuvuga ibintu gake gake biruta byose, biruta imisha no gutongana n'induru n'ibintu byose, okay? Alright? Yes. Ingingo ikurikiye iravuga ngo ujye ureba ibintu mu mirebere yabo. Ngira ngo izo ngingo uko ari eshatu ziragendana. Ni byiza kurebera ibintu muri perspective yabo cyangwa se mu mirebere yabo. Umwana ikintu gishobora kuba yarangiza akarira cyangwa se akarakara, ariko wenda we kubera ko uri umubyeyi, imyaka ufite, ibibazo uciyemo, ibintu waciyemo, ukabona ko utwo tuntu duto, uyu mwana nk'ukwe kuki bafite imiti, tukanakubita ukanyuzamo icyuri uzana nk'imikino aha ngaha, but mu mirebere ye, ku rwego rwe, ku myaka ye, icyo kintu kiba kimubabaje, kiba kimuteye agahinda, kandi kiba kimuteye impagarara mu mutima we. So ni byiza kureba ibintu mu mirebere yabo. Rimwe na rimwe nk'uko nabivuze kare, ibitekerezo baguha ukabereka yuko ubyakiriye, ubyumvishe kandi ko bifite umumaro, ukanabereka ko bati okay, icyo gitekerezo nicyo, ariko se buriya ubibona gute dukoze ikintu kinini cyangwa tubikoze muri ubu buryo, ukamwereka ko ucyumvishije ariko ugerageje kumuhereza ubundi buryo ashaka kubibonamo, cyangwa se rimwe na rimwe n'ibitekerezo baguhaye ukabikurikiza, ukabikora nk'uko babivuze. Niyo waba ubizi ko bivamo ingaruka mbi, ukamureka izo ngaruka mbi zikaba kugira ngo azibonere ko inzira yaciyemo atariyo. Nabyo bimwigisha ibintu byinshi, bimwigisha ko rimwe na rimwe afite kumvira abandi bantu bamuruta, bikamwigisha ko nta kibazo umuntu ashobora gufata umwanzuro agakora amakosa, ko ni ibintu bisanzwe, natwe twese dukora amakosa igihe cyose, kandi bari imyanzuro twafashe, hari byinshi cyane bishobora kumugira gute, kumwigisha. So it is so important and importanter that kubona ibintu uko bo babibona muri perspective yabo, okay? Ingingo ikurikiyeho iravuga ngo kurera ntabwo ari amarushanwa. Guys, ngende mu bana bakubiswe ngo nzira iki, ngo nzira ngo babyara banjye babaye aba mbere, njye nabaye wa 10, bakankubita, siniga ku kigo kimwe nabo, siniga ibintu bimwe n'ibyabo, bakampondagura. Bakiya, kurera ntabwo ari amarushanwa, ntabwo ari nko kugereranya abana bawe nabo kwa kanaka. Umwana wawe afite ubwenge bwe yakuye ku maraso yawe n'umugore wawe, bariya nabo ubwenge bwe wenda ni bwinshi kubera ko umwe muri abo babyeyi ari umuhanga cyangwa bombi ari abahanga. So umwana wawe nawe akora ibyo ashoboye, ntabwo ari ngombwa ko umujyanye no kwa kanaka. Umwana wa kanaka ateye gutya, ariko wowe dore warandumbira ikigoryi, umwana wa kanaka ejo bundi yageze kuri ibi ngibi, ndebera nkawe n'urwo rutwe. It is not important, bizamwangiza kurusha uko bizamwubaka. Kumugereranya n'abandi ntabwo bivuze yuko azahinduka ngo abe icyo ushaka kuba cyo, ahubwo kumugereranya n'abandi bishobora no gutuma yigumura, bigatuma yigira icyihebe, akigira icyigenge, akumva yuko umujyanye n'abandi, cyangwa se bigatuma atangira guhatanwa na ba bandi, akiga yuko muri iyi si tugomba guhora duhanganye, nta muntu ugomba kumurusha. Niba abantu usanga barakuze ugasanga bashaka amafaranga, ikintu cyose gishaka kubahutaza, ibintu byose abishyiramo kompetisiyo, nimanganye nawe, impanganye nawe, ngomba kuba mbere nkakurusha, ngomba kugira amafaranga menshi, ugasanga umukurijemo ishyari kubera ko umwana wamukurije umugereranya n'abana bo kwa kanaka. So umwana wawe afite urugendo kuri isi Imana yamugeneye kubaho, urugendo rwe bwite, rushobora kuba ruri inyuma y'urw'abandi, rushobora kuba ruri imbere y'urw'abandi. Ntabwo bivuze yuko ari mubi, ntabwo bivuze ko ari ikigoryi, ntabwo bivuze ko ari umuswa, ntabwo bivuze ko atameze nk'abandi, ari kugenda kuri pesi yiwe. And please leave your child alone. Kumushimira, kumutera akanyabugabo, kumubwira amagambo amukomeza, kumusengera, kumwaturiraho amagambo meza, nibyo bizamutera imbaraga akagera ku nzozi ze, akagera kure muri iyi si, kurusha guhora umwereka ko abandi bana bafite ibyo bagezeho biruta ibyo yagezeho. Alright? Ntugatera abana bawe ubwoba. Dufite ababyeyi bagutera ubwoba, nukunda kwishyura ishuri, n'ibintu byose nagukoreye, n'ahantu hose nakujyanye. Guys, uwamubyaye atabigusabye, ntabwo mwagiye kubyumvikanaho ngo ujya kumuzana muri iyi si ngo yarabikwemereye ngo umuzane. Nothing. Uyu mwana wamubyaye ku bw'amahitamo yawe, kandi wamubyaye ubizi neza ko ugomba kumugaburira, ugomba kumwambika, ugomba kumujyana ku ishuri, ugomba kumwitaho. Inyuro, kubabwira ibyo wabakoreye, nta kintu kimwe bizagufasha. Umunsi umwe azagusubiza kigama kubwira ngo se wambyaye narabigusabye, kandi bizagukomeretsa nabikubwira. So it is important and importanter
ko ibyo wakoreye umwana wawe ubyigumanira mu mutima wawe, wubwe igihe kizagera akure abyibonere ko wamugiriye neza, nawe igihe kizagera abe umubyeyi, kandi nabwo ntabwo ari ngombwa kubimubwira ngo nawe uzabyara ngo uzabona ngo uzabyara umwana umeze nkawe, abamugira intore. Mana mwabyeyi mwe muracyurirana pe. So ntabwo ari ngombwa, nigeze kubivuga muri video ya mbere, nandi bushyire link muri description, ko igihe kizagera abana bagushinja ibyaha, bakwatake, bakubwira uburyo ki utari umubyeyi mwiza, ariko ntuzagire ikibazo, uzatuze basengere basabire umugisha, nabo igihe kizajya abone ko uri umubyeyi wakoze icyo wari ushoboye kugira ngo ubarere. Alright? Yes. Ingingo ya nyuma ndi busorezeho, cyangwa se itegeko rya nyuma ndi busorezeho uyu munsi, ni abana ujye ubareka bakora ibintu mu buryo bwabo. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose ubyivangamo, ntabwo ari ngombwa ko babwira uko bambara igihe cyose, ntabwo ari ngombwa ko babwira uko bakina iby'abana, ntabwo ari ngombwa ko babwira uko bagenda n'uko bavuga. No, rimwe na rimwe bareke bakora ibintu mu buryo bwabo. Uri generasiyo itandukanye nabo, ntabwo uzi ibigezweho, ntabwo uzi ibijya mbere. Niba umuntu umwana adatandukiriye cyane, wenda ngo yambare ubusa, ngo yishore mu biyobyabwenge, mu busambanyi n'iki, it's okay. Bareke bakora ibintu mu buryo bwabo, nta kintu bitwaye. Bareke bakora ibintu mu buryo bwabo, nabwo nta kintu bitwaye. Ushobora no kwigiramo ibintu byinshi, okay? Kubera ko isi turimo irahindagurika buri munsi, turi generasiyo zitandukanye, ari nayo mpamvu tuvuka mu myaka itandukanye, so dutekereza mu buryo butandukanye, tuvuga mu buryo butandukanye, n'ubuzima bwacu tubuyobora mu buryo butandukanye. Of course nk'umubyeyi ugomba kwiga kubalansinga uburyo ureka umwana wawe akaba independent, cyangwa se independence, akaba ari umwana wihagazeho, ariko ukanamuyobora mu buryo bwa kibyeyi kugira ngo adatandukira, ukamutoza kugira ngo yige ibintu byinshi, ukamuyobora kugira ngo agere kure. Yes. Alright. Thank you so much. Ababyeyi mwese muri hano, nimba uzi ko hari umubyeyi ukeneye kumva kino kiganiro, don't hesitate. Please share this conversation and subscribe. Yes. Nibwo buryo ufite bwo kusapotinga kino kiganiro. Mba nashyizemo imbaraga nyinshi, mba nasomye ibitabo, mba nabakoreye summary, nka recordinga, nka editinga, mana ni struggle ndende. Basi ndakwinginze, support this channel by subscribing and sharing this channel and this video. Thank you so much. Imana ibahe umugisha.